Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Uyu munsi namwe ngarutse kubereka mining ya Starlex Network. Starlex Network ni mining nziza. Ubona n'ibintu baratangaza ukabona ko nayo ifite gahunda. Iyi mining bayitarayitangira nagushishikariza kuba wayitangira. Uyu munsi ikintu nje kugira tuyivugeho ni ibijyanye na total supply yayo n'igihe ishobora kuzajya ku isoko. Yego. Ubundi igihe izagera ku isoko niyo faze turimo kano kanya. Faze turimo harimo baratunganya bagashyiraho KYC ubundi gahita ijya ku isoko. Ni faze ya kabiri turimo. Iya mbere yararangiye. Yego. Faze ya mbere yararangiye kanze mbereke imishinga bari bafite. Faze ya mbere reka nze nyibereke. Banze mbabwire tuno tuntu twayo. Izina bayita Starlex, coin bakayita CTRX, bafite total supply ya Starlex miliyoni 90. Noneho chain bazajya bakoresha wenda bimura nka coin bazikura wenda muri application zijyana wenda nko kuri Binance cyangwa kuri OKX bayita Binance Smart Chain. Dore contract address uzajya ukoresha uhuza iyi application na ntuza na wallet yawe mu ntuza muri Binance nyine. Hano batubwira ko 60% bya coin ari za community nyine ari tugomba kuzimayininga. Ubwo ni miliyoni 54 tugomba kumayininga. 15 ni aka ecosystem, 15 ni aka gutya ibingibi bindi byo nta kibazo. Uburyo noneho tuzagenda tumayininga dore ngizi coin uburyo zizajya ziba zimeze. Noneho reka nze mbereke road map. Faze ya mbere dore ngiyi naberekaga. Faze ya mbere ni ukuronshinga white paper bakanashyiraho application kuri Play Store. Noneho muri faze ya mbere kwari kugira kuri social media zabo bagashyiraho ama account zo yadutubonera ama update no gusohora smart contract yandi naberetse cya gikode cya hejuru gifatanye na Binance. Faze ya kabiri ariyo ubu ngubu kano kanya turimo ni ugukora application izajya ikora muri Apple. Noneho bakanazana ibintu bya KYC. Ubungubu bakazana KYC. Noneho barangiza bagashyiraho ubufatanye n'ama exchange nka za Binance na za OKX n'izindi. Noneho barangiza bagashyiraho na listing. Dore ngiyi. Iyi faze turimo arimo ku listinga. Urimo urabibona ku ma exchange nyine nka za Binance cyangwa izindi bazaba bakorana nazo. Noneho faze ya gatatu dore ngiyi. Ibyo byose bibiri kuri white paper. White paper uzaza hano ku turongo 3 niba wishaka kuyisoma. Turongo 3 go hejuru uzana handitse ngo white paper. White paper uri kuhabona. Uze ubundi uyisome. Nurangiza kuyisoma uhita umenya ibikurikiraho. Mwibutsa ko utarayitangira ni ibintu biroroshye cyane. Ni ukujya kuri Play Store. Play Store nk'ibisanzwe murayizi mwese. Uzushake Starlex Network. Dore ngiyi ni iya mbere. Iyi ngiyi nurangiza uyinstalling. Numara kuyinstallinga uzahita ufungura application. Bazahita bakujyana ahantu ho kwiga kuroginga uzahita ukanditse register. Numara ukanditse register uhite uzamo ibisabwa nyine bari amazina yawe yose iki byose gutyo buharangiza ukaza gushyira muri ahantu bagusabye invitation code cyari referral code ugahita wandikamo iyi ngiyi ireba iyi code iri hano. Niyo ugashyiramo iyi ngiyi Fabrice. Niyo code ugashyiramo kugira ngo bajye baguha bonus mu gihe uri muri mining. Iyi mining muyiteho n'izindi zose mba narabahaye mujye muzikurikirana. Zagenda baha ama update kuri izo mining zose kandi ikibazo cyo uzabigira cyandika muri comment. Kugira ngo dukomeze turebe iby'izi mining dutegereza amafaranga yazo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ugiye gukande subscribe unakande like kugira ngo ujye ubona video yanjye mu ba mbere. Ciao.